hari n'ukubwira uti mfite ububibe ariko ndakurongoreraho bari kubyumva wowe ukahita umubwira ati ibyo biroroshye nizere ko utarenze ituru imwe cyangwa amaturu abiri ukajya kubikora saba kunyayemo cyane reka rero nkubwize ukuri rero iyo uzi gukora ibyo bintu ntabwo uba ufite njye ntabwo abanyambikorana kuko impamvu ujye gukora ibyo bintu ufite ubwoba bwo gukora ibyo bintu ntabwo ushobora kubikora ngo bikunde wirengagiza byose n'inda byose n'ibizakubaho byose urabyirengagiza ugahumiriza ukanamuhaka ahubwo utanakebuka imbere n'inyuma urukumva kuko buriya indwara ntago erega iyo umuntu akurongora rimwe ntabwo uturwara izo ndwara sibyo hari ubwo ushaka kubikora n'umwaka cyangwa n'imyaka n'imyaka 3 n'imyaka 10 igashira izo ndwara ntazo ufite kandi ubikora ariko si uko ubu byishimiye uba binjiye muri izo ngeso uzishimiye yewe iyo umugabo yagukunda ashaka kubitiza senkani cyangwa ijana ugenda wikure mu bukene urebe ikintu wakora utunga umuryango n'umwana ariko ikibi cyacu ntabwo dutekereza mu mutwe twita twigira mu myambarire mu kwisiga muki ndetse ukanabaho neza kuruta umwana ugasanga umwana wawe abayeho nabi kandi ukwasha gukorera amafaranga ikintu nashishikariza abafiyemeri mukunda abana bacu twababyaye turushe twemera kubabyara ko ari abatwita bakabakuramo inshuro imwe inshuro 1000 wowe uremera mutwita aravuka murere no Rwanda rwejo urane uzagusuka utuzi ku mutima ejo nejo bundi akakumenyera ubuzima sibyo bakobwa nubwo abantu badusebya ngo turindaya ngo turi iki IT buriya utekereza nyine nk'ubuzima ubayemo cyambere cy'ubutekereza nta mashuri wize nta kazugira kurya biba ari danger rigene no mu rugo ubucunaguzwa bagucira mu maso warabarumbiye wararumbye kumva buriya iyo wabyariye wanyu wabaye nk'ikirara cyangwa ikirumbo bagufata ukutari nuko udateye wacariye no tudeye cya gikobwa cyo kwarunaka kandi wabona abakire barifashije cyabyaye byagenze uti sibyo ariko buryo umwana w'umukobwa nawe hari igihe bimubaho nta ruhare yabigizemo hari n'igihe bitubaho natwe twabyikururiye natwe twabyizaniye sibyo ariko ntago ababyeyi baba baduhaye umwanya ngo tubashe kuganira nabo tubabwire uko twiyumva nuko tumeze uri kumva ahubwo bakabona ibyo bintu byatubashije kuba byakatubaho ariko nta mwanya wo kuduha ngo batuganirize nk'ababyeyi baduhugure nta mwanya twize tubona ari bigatuma twishora muri ibyo bintu urumva rero njyayo abafiyemere nge nta keshi na keza nacungure mu kabari ababicuruza mu mihanda benshi ni abafiyemere inshuti yanjye benshi ni abafiyemeri babyaye noneho ikintu kindi kimbabaza ni uko yenda bagerwa n'amahirwe hari n'abicuruza bakabura ababagura bagataha icyumwe kigashira ntawe babyabikiriramo cyangwa bakanabikiriramo cyangwa abandi zine ndange zabo bakagukatagura bakakukatagura isura bakayikeba wagirirwa umugisha rero nk'ahantu nje kuhakora ngahafatira abakiga gake gake ugafata umucyo ukavuga ati ngewe umwana wanjye arashonje naburaye mu rugo nta kintu gihari ese basi kumbwiye ngo ngufashe duhuze imibonano mpuzabitsina ese nimba igufasha amaho uramfashe iki akatubwira ati ngenda kutumba 10 veni ntago wayirengeshwa shiti yanjye ibyo bintu ujya kubikora ubundi utekereza gatatu cyangwa kabiri uravuga ati n'ubundi ngiye ahangaha ndahakoramo iki kintu cyangwa se nyikuremo ugatekereza kabiri cyangwa kangahe uri kumva n'ubundi uba byaranye se ko ugiye kubikora ubuzi uwo muntu ugiye kubikora na meza ate ubuzi ka meza ate byose urabyirengera ukabishyira hano nyine tu keza birumvikana cyane urumva ko akenshi abafiyemeri ubuzima mucamo kubera ibyo mwagiye mucamo ariko abenshi barabyitera ugasanga umukobwa aracyari mutoya agiye gushikiza ku bahungu bamuteye inda abona benshi sazi wayimuteye ukarangira abyikurura rero ntabwo narenganya abana baterwa inda nyine bakiri bato kuko nanjye nireho njya kuyiterwa ntabwo nari nzi ibyari byo sinari nzi kubikora ibyari byo ariko abo mu ngo batangiye kubikora gifite imyaka mike kandi baba babizi baba bafite n'uburambe bwabyo no kurusha n'uwubatse uri kumva neza ugasanga wari umugabo w'imyaka 30 cyangwa 40 wa mwana ugasanga wari kumwe n'umwana w'imyaka 15 16 anakurusha n'uburambe mu rugo no mu kazi uri kumva
noneho kugira ngo ajye guterwa inda nakiri umwana nk'abana bo mu cyaro baterwa inda kuko baba bafite uduhungu twinshi tubabeshya urukundo tubaha utuntu twa telefone twa gatushe kuko nawe ntawe uyubugira ukaguhereza akantu kameze ukuntu nyine nawe utigeze ubona hariya ubu twawe n'amarangamutima erega niyo uri mu cyaro umwana w'i Kigali w'umuhungu akaguhamagara uhita wumva urenze niyo uje i Kigali uvuga ati mvuye i Kigali akahita asa yirukanka wiki akaza kumureba siko nanjye najyaga nifuza kuzagera i Kigali ahamagara uwo mukobwa w'icyaro nyine wo mu cyaro akavuga ati tuvayo mu nsure nyine i Kigali akamuhita iki akaza avuye mu cyaro ubwo nyine urenze byatanje utarenze none ese n'ubu ugeze i Kigali abandi batari bakandagira hagati nabonye ibintu byiza nabonye abasore beza nabonye ikitimana we ugasara ukavuza induru njye hari ibyo nabonye hari iwacu uri kumva uwo mwana yari afite uwo mukobwa iwabo ni muri Ngororero uri kumva yari azanye n'umwana aje kureba umuhungu i Kigali avuye mu ntara aje kureba umuhungu w'i Kigali uri kumva baraje barabanye n'uwo muhungu nawe nta n'ikintu yabaga yifitiye reka ni nyine nk'abahungu b'i Kigali nyine bari aho nyine tu umukobwa araje ndahamaze icyumweru se gusara ni icyumweru umukobwa yatashye yishimye bati mvuye i Kigali pe akabwira abo ngo kuko nyine we yaraga afite umwana nkuko nyine nawe n'umufemeri yabyariye iwabo nawe nabonye akiri mutoya afite 21 mwana nawe nyine nuko yaje avuga ati mvuye mu ntara pe nkoma ni kugana heza iki gihugu uruma kiri kugana aheza urubyiruko rwishura muri ibyo bintu se ariko izo ni business kandi batera imbere bicuruza batera imbere namahoro ariko turaho wasarashonje kandi wabona abakire abashonje shaje bireka reka nkubaze ni wamamagaye niryamiye ni bitatse binyishe kandi kuko ndabyusima wamamagaye niryamiye uryamiye nande ndyamanye na mama ndyamanye n'umubyeyi twaje tuganire ku buzima bw'abafiyemeri muri rusange uyu munsi abafiyemeri barasuzugurwa n'udusoresore baratukwa batizwa byinshi cyane ubuzima bw'ibanga wenda mubayemo abantu batazi n'ubu twinjire mu buzima bwanyu bw'abafiyemeri ubundi uzanacungena cyane abakobwa nubwo abantu badusebya ngo turi indaya ngo turi iki IT buriya utekereza nyine nk'ubuzima ubayemo cyambere cy'ubutekereza nta mashuri wize nta kazi ugira kurya biba ari danje arigene no mu rugo ubucunaguzwa bagucira mu maso warabarumbiye wararumbye kumva buriya iyo wabyariye iwanyu wabaye nk'ikirara cyangwa ikirumbo bagufata uko utari nuko udateye wacarigene tudeye cya gikorwa cyo kwarunaka kandi wabona abakire barifashije cyabyaye byagenze ute sibyo ariko buryo umwana w'umukobwa nawe hari igihe bimubaho nta ruhare yabigizemo hari n'igihe bitubaho natwe twabyikururiye natwe twabyizaniye sibyo ariko ntabwo ababyeyi baba baduhaye umwanya ngo tubashe kuganira nabo tubabwire uko twiyumva n'uko tumeze uri kumva ahubwo bakabona ibyo bintu byatubashije kuba byakatubaho ariko nta mwanya wo kuduha ngo batuganirize nk'ababyeyi baduhugure nta mwanya twize tubona nawe bigatuma twishora muri ibyo bintu urumva rero njyayo abafiyemere nge kenshi na keza nacunguriye mu kabari aba bicuruza mu mihanda benshi ni abafiyemere inshuti yanjye benshi ni abafiyemeri babyaye noneho ikintu kindi kimbabaza ni uko yenda bagerwa n'amahirwe hari n'abicuruza bakabura ababagura bagataha icyumweru kigashira ntawe babyabikiriramo cyangwa bakanabikiriramo cyangwa abandi izindi ndange zabo bakagukatagura bakakukatagura isura bakayikeba wagirirwa umugisha rero nk'ahantu nje kuhakora ngahafatira abakiga gake gake ugafata umucyo ukavuga ati ngewe umwana wanjye arashonje naburaye mu rugo nta kintu gihari ese basi kumbwiye ngo ngufashe duhuze imibonano mpuzabitsina ese nimba igufasha amahoro uramfasha iki akatavuga ati ngenda ku 10 veni ntabwo wayirengeshwa shiti yanjye hari n'ukubwira uti mfite ububibene ariko ndakurongoreraho bari kubyumva wowe ukahita umubwira ati ibyo biroroshye nizere ko utarenze ituri imwe cyangwa amaturu abiri ukajya kubikora saba kunyayemo cyane aho ngaho ushaka kutagana wowe nawe
duhana ijambo bahera kuri wowe sibyo iyo ukoreye aho ngaho ubizi neza ko hari indwara ziri hano hanze kandi zimeze nabi uba udafite ubwoba koko reka rero nkubwize ukuri rero iyo uzi gukora ibyo bintu nta bwoba uba ufite njyewe nta bwoba nyambikorana kuko impamvu ujya gukora ibyo bintu ufite ubwoba bwo gukora ibyo bintu ntabwo ushobora kubikora ngo bikunde wirengagiza byose n'inda byose n'ibizakubaho byose urabyirengagiza ugahumiriza ukanamuhakaye ahubwo utanakebuka imbere n'inyuma uri kumva kuko buriya indwara ntabwo erega iyo umuntu akurongora rimwe ntabwo uhita urwara izo ndwara sibyo hari ubwo ushaka kubikora n'umwaka cyangwa n'imyaka 3 n'imyaka 10 igashira izo ndwara ntazo ufite kandi ubikora ariko si uko uba ubyishimiye uba binjiye muri izo ngeso uzishimiye yewe wese uyu munsi keza mikoro kugeze mikoro keza avuze yuko akenshi mu Ndyamana ngo kubera nyine ubuzima bwanze wowe urabivuga iki mwana usubona wabivuga iki ko nawe uri umufiyemera ariko yego ndiwe ahubwo turasenya kubera ko udashobotse cyangwa udashoboye cyangwa badashobotse cyangwa nanjye nashobotse nawe wamenya pe abafiyemera sasa iyo umuntu ngiye kumuha kubera ko ufite umwana iyo risiko ufata byago bizura byibasha kubyirengera nego ibyo bintu ujya kubikora ubundi utekereza gatatu cyangwa kabiri uravuga ati n'ubundi ngiye ahangaha ndahakoramo iki kintu cyangwa se nyikuremo ugatekereza kabiri cyangwa kangahe uri kumva n'ubundi uba byaranye se ko ugiye kubikora ubuzi uwo muntu ugiye kubikora na meza ate ubuzi ko ameza ate byose urabyirengera ukabishyira hano nyine tu keza birumvikana cyane urumva ko akenshi abafiyeme ubuzima mucamo kubera ibyo mwagiye mucamo ariko abenshi barabyitera ugasanga umukobwa aracyari mutoya agiye gushikiza ku bahungu bamuteye inda abona benshi sazi uwayimuteye bikarangira abyikurura njye rero ntabwo narenganya abana baterwa inda nyine bakiri bato kuko nanjye nireho njya kuyiterwa ntabwo nari nzi ibyo ari byo sinari nzi kubikora ibyo ari byo ariko abo ngubu batangira kubikora gifite imyaka mikeya kandi baba babizi baba bafite n'uburambe bwabyo no kurusha n'uwubatse uri kumva neza ugasanga wari umugabo w'imyaka 30 cyangwa 40 wa mwana ugasanga wari kumwe n'umwana w'imyaka 15 16 anakurusha n'uburambe mu rugo no mu kazi uri kumva noneho kugira ngo ajye guterwa inda nakiri umwana nk'abana bo mu cyaro baterwa inda kuko baba bafite uduhungu twinshi tubabeshya urukundo tubaho utuntu twa telefone twa gatushe kuko nawe ntawe uyubugira ukagwereza akantu kameze ukuntu nyine nawe utigeze ubona hariya ubu twawe n'amarangamutima rega niyo uri mu cyaro umwana w'i Kigali w'umuhungu akaguhamagara we uhita wumva urenze niyo uje i Kigali uvuga ati mvuye i Kigali akahita asa yirukanka wiki akaza kumureba siko nanjye najyaga nifuza kuzagera i Kigali ahamagara uwo mukobwa w'icyaro nyine wo mu cyaro akavuga ati tuvaye mu nsure nyine i Kigali akamuhita iki akaza avuye mu cyaro urumva nyine urenze byadanje utarenze none ese n'ubu ugeze i Kigali abandi batari bakandagira hagati nabonye ibintu byiza nabonye abasore beza nabonye ikitimana we ugasara ukavuza induru njye hari ibyo nabonye hari iwacu uri kumva uwo mwana yari afite uwo mukobwa iwabo ni muri Ngororero uri kumva yari azanye n'umwana aje kureba umuhungu i Kigali avuye mu ntara aje kureba umuhungu w'i Kigali uri kumva baraje barabanye n'uwo muhungu nawe nta n'ikintu yabaga yifitiye reka nyine nk'abahungu b'i Kigali nyine bari aho nyine tu umukobwa araje ndahamaze icyumweru se gusara ni icyumweru umukobwa yatashye yishimye bati mvuye i Kigali pe akabwira abo ngo kuko nyine yaraga afite umwana nkuko nyine nawe n'umufemeri yabyariye iwabo nawe nabonye akiri mutoya afite 21 mwana nawe nyine nuko yaje avuga ati mvuye mu ntara pe ndateze nje kureba sheri wa i Kigali kandi uwo mwana nta nubwo n'uwo muhungu wapi n'undi mugabo ngahe nawe ibaze nguruko yuko abenshi biba kubera ko hari igihe bisanga muri iyo isi ari mu Kigali wo mu cyaro cyakurusha ubushobozi ukisanga ngo nyine akurusha ubushobozi abadukurikira ari mu cyaro bakora icyo umusore wenda birindi bakirinze ariko abahungu b'i Kigali ko babashuka barabashuka nk'uri mu cyaro uri mu ntara bagwaye igihumbi 10 uraje unanabuza niyo wenda yaranayitiye ntiwamenya ukwiza gusubiraho biraje
iyo umugabo yagukunda ashaka gukubitiza senkani cyangwa ijana ugenda wikure mu bukene urebe ikintu wakora utunga umuryango n'umwana ariko ikibi cyacu ntabwo dutekereza mu mutwe tuhita twigira mu myambarire mu kwisiga mu ki ndetse ukanabaho neza kuruta umwana wawe ugasanga umwana wawe abayeho nabi kandi ukwasha gukorera amafaranga ikintu nashishikariza abafiyemeri mukunda abana bacu twababyaye turushe twemera kubabyara ko ari abatwita bakabakuramo inshuro imwe inshuro igihumbi wowe uremerera mutwita aravuka murere n'u Rwanda rw'ejo urane uzagusuka utuzi ku mutima ejo n'ejo bundi akakumenyera ubuzima sibyo ndabakunda ndi umufiyemeri abafiyemeri ndabakunda cyane mujye mukunda abana bacu cyane inama nabaha nyine nimwite ku bana banyu mwite ku bana banyu natwe nanjye ndamufite nimwitaho ako si cyane mwitaho pe mwitaho mu bushobozi mu bushobozi ufite umwitaho